nkomeje kubaha ikaze abakurikirana ikiganiro J-Talks kiba buri wa gatandatu guhera saa 2 kugera saa 4 z'ijoro gica kuri Authentic Radio. Njyewe nitwa Uberto Jolie, akaba ari ngiye kubagezaho iki cyegeranyo cy'uyu munsi ku buzima bw'umugabo Bill Graham witabye Imana imyaka 2 ishize, gusa ibyo yakoze bikaba bikigenda mu mitima y'abantu kugeza amagingo ye. Twese twifuza gupfa tukavugaho gutunga amafaranga menshi, twese twifuza gupfa tukavugaho kubyara abana beza kandi b'abanyempano bakomeye. Gusa Bill Graham nta na rimwe byigeze biba icyifuzo cyiwe. Nshaka ko nimpfa bazavuga ko nari umwizerwa ku muhamagaro wanjye, nkunda Imana n'ubwenge, ubugingo n'imbaraga zanjye zose. Ayo ni amagambo Bill Graham yasubije umunyamakuru David Frost amubajije icyo bazamuvugaho naramuka apfuye. Aha wahita wibaza ikibazo, ese ni iki uyu mugabo yaba yarakoze kugira ngo asigare mu mitima ya benshi? Bill Graham ni umuvugabutumwa w'umunyamerika wamenyekanye ku isi hose kubera ubutumwa bwiza yigishije. Yakoze uyu murimo imyaka isaga 60 abwira Yesu abarenga miliyoni 215 ku migabane yose y'isi binyuze kuri televiziyo, radiyo ndetse no mu biterane ngarukamwaka yakoze ku isi hose byamenyekanye nka Crusade. Akaba yarabaye umujyanama w'abaperezida b'abanyamerika 12 bikurikiranye, guhera kuri Harry Truman ukageza kuri Barack Obama mu buryo bw'umwuka. Bill Graham yavutse tariki 7 Ugushyingo mu 1918. Avukira ahitwa Charlotte muri North Carolina. Iwabo bavukanye ari abana 4, ari imfura iwabo. Umuryango wabo bari aborozi. Nyuma y'imyaka mike Bill yatangiye kujya ku ishuri ryitwa Charlotte Grammar School, bituma akunda gusoma akiri muto. Mu 1934 Bill afite imyaka 16 yakiriye ubutumwa bwiza, yiyegurira Yesu Kristo mu giterane cy'ubu byose cyari cyakozwe na Mordecai Hammer. Numvise umwuka wera nyemeza ibyaha byanjye kandi andarika. Nahise mfukama mbwira Imana uti, Nyagasani, nzaba icyo ushaka ko mba cyo kandi nzajya aho ushaka ko njya. Kuva icyo gihe Bill Graham yahagurukanye imbaraga nyinshi cyane. Yavuze ko ari ubwo yiyumvishemo impano yo kuvuga ubutumwa. Bill yatangiye kuvuga ubutumwa akiga, gusa yaje kumenyekana ahasaga mu 1940. Yatangiye ikiganiro kuri radiyo cyitwaga Songs in Night, aho yaje gukora ubukwe mu 1943 abukana na Ruth Bell biganaga muri Whitehall College. Babyarana abana 5 harimo Franklin Graham, akaba ari mu baririmbyi ba gospel bakize ku isi uyu munsi. Bill yaje gukomeza kuvuga ubutumwa, gusa muri 2008 umufasha we aza kwitaba Imana. Ntiyacika intege ntiyahungabana kuko yari azi ko azamubona mu bundi buzima. Yakomeje no kwandika ibitabo bitandukanye byakunzwe cyane ndetse bikagurishwa cyane nka Just as I Am, Living in God's Love, The New York Crusade ndetse n'icyitwa Corrected Works of Bill Graham. Ibyo bitabo yaje kubivugaho n'amagambo akomeye. Avuga ko experience yo gucuruza yari afite yatumye atera imbere. Avuga amagambo akomeye ku mafaranga n'abayatunze. Ndi gucuruza igicuruzwa cy'agaciro. Kuki abantu twakwamamaza isabune tukananirwa kwamamaza ubutumwa bwiza? Uko nabayeho igihe kirekire niko nakomeje kuvumbura uburyo ubugugu bw'amafaranga busenya. Impamvu imwe nuko ugira ubugugu wese ntahaga. Erega imitima yacu ntiyahazwa n'ibiriho. Niyo mpamvu ubona umuntu ufite amamiliyari y'amafaranga ariko akaba acyumva ntaharagera. Gusa ibyo si byo biteye isoni. Gutekereza amafaranga ko yaguha umutekano ukeneye, ibyo nibyo biteye isoni. Yega amafaranga si mabi, kuko amafaranga niyo yerekana umwanya wawe, imbaraga zawe, impano yawe, ndetse akerekana wowe ubwawe uvunjwamo amafaranga. Gusa amafaranga ntabwo tuzajyana mu yindi si. Bill Graham avugaho ko ari umwe mu bapasiteri babayeho igihe kinini kandi babakire. Mu igenzura ry'ubukungu basanze ahembwa amafaranga arenga miliyoni 25 y'amadolari y'Amerika. Akaba abarirwa mu bapasiteri 8 bakize ku isi ukurikije igenzura ryakoze imyaka 2 ishize. Kandi avugaho kugira ibitekerezo bya politike nubwo yayikoragamo biteruye. Graham ari mu bafashije Martin Luther King Jr. akiva muri gereza aho yarwaniraga uburenganzira bw'abaturage, ndetse na Nixon amufasha mu ntambara y'aba Vietnam. Si ibyo gusa, Graham avuga ko yari inshuti ndetse n'umujyanama wa hafi w'umwamikazi wa kabiri Elizabeth.
tariki ya 21 Gashyantare muri 2018, umunsi w'icuraburindi ku muryango wa Bill Graham, nibwo Graham yashizemo umwuka agejeje imyaka 99 hafi ijana. Gusa ku rupfu rwa Bill Graham, perezida ndetse n'abayobozi benshi ku isi, abakozi b'Imana ndetse n'abantu batandukanye bamuvuzaho amagambo menshi kandi yuzuye agahinda n'icyizere bari bamufitiye. Ukomeye Bill Graham arapfuye, nta muntu n'umwe wari umeze nka we. Azakumburwa n'abakristu ndetse n'abanyamadini batandukanye. Yari umugabo w'igitangaza. Ayo ni amagambo President Donald Trump yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter. Bill Graham yari umukozi w'Imana uca bugufi, wasengeraga benshi kugirirwa ubuntu, ibyiringiro ndetse n'umurongo ku rubyiruko rw'Abanyamerika. Uwo ni President Barack Obama, mu gahinda kenshi abishyira ku rukuta rwe rwa Twitter. Uyu mugabo ubutumwa bwe buracyari mu mitima y'abantu. Uyu mugabo amagambo ye aracyafasha benshi, ndetse uyu mugabo ari mu bapasiteri batabarutse magingo aya bakivugwaho umurava ndetse no gukunda umurimo w'Imana bakoze. Yari ubaruta joro wabategura iki cyegeranyo.